Yo, what love my people, iyi ni Aka Media TV, aho twasuye umuhungu wacu bakwita ya ntago mwabyumvishe neza, gusa nyine amazina ye ni Bikomagu niyo mugabo. Uyu Bikomagu niyo mugabo tukaba twamusuye mu karere ka Kayonza, aho twamusanze ari gukina n'abandi bana, gusa nyine akaba afite n'impano yo kubyina, akaba azi kuririmba, afite impano nyinshi, akaba ari byo bintu agiye kugenda tunyurizamo atwereka. Bye bye gwagwan, turaje tubirebe. Bikomagu niyo mugabo. Aha, uzi kuririmba? Watubwira indirimbo uzi kuririmba? Super majane. Oh mama turangana. Sopo ngo nutujane majane mai yawe. Oh mama turangana. Turangana ngo tirenga maribori. Neza ngukunda. Oh mama turangana. Ese Bikoma? Kunira n'uwe mukobwa? Eso basi. Shadibu? Shadibu nawe uramukunda? Ngatubwira ubutumwa wabo mugejejeho. None se hari abasobanuzi uzi? Roki. Uzi Roki? Cyobo kirabiranye. Aratwika cyane. Niyo mugabo Bikomagu, bimeze bita amakuru yawe? Neza. Twumvisha abantu batubwira ko ufite impano, ufite iyihe mpano? Kubyina. Okay, none se ko mbona igare ryawe ritameze neza kandi nkaba mbona usa nabi cyane, biterwa n'iki? Nacyo. Okay, ese nuko imfashanyo we niyakugezeho ko numvisha ngo bigeze no gutanga amagare? Wapi? Ni ikibazo gikomeye cyane, gusa nyine abantu barakumva baraza kukuvuganira, sibyo? Ese uriga? Ntago wiga? Kwera icyo utiga? Ntago bibabya. Barabyanze ku ishuri? Warababaye cyane. Ese Bikomagu, ese koko uko babivuga koko uzi kubyina? Ubu se wabasha kutwereka uburyo ubyina? Okay, ngaho uratubyinira aho mu igare? Arabyinira he? Arabyinira he? Hasi. Okay, katuze turebe muri bana baturage twabasanganye. Urumva? Hagira umuntu ugushyiramo indirimbo twumve nimba yibyina, sibyo? Okay, ngaho manuka nari bituze turebe. Oh no! Okay, mushyiremo indirimbo turebe. Okay, wabibonye Bikomagu arashoboye kabisa. Ngaho Imana ye tubashije kuba twayigarukiriza, gusa nyine ibintu yitoje neza agomba kuba yabasha kubibyina, nabibonye buriya. Okay, ikintu tubasaba ni impano kuyishyigikira, waba utanayishyigikiye wamufasha kuko ufite byinshi byo kuba wamufasha.
akeneye imfashanyo nyinshi wabyumvishe niyo anize ntabwo yabashije kwiga kandi ni umuntu mukuru Bikomagu ufite imyaka ingahe 26 no gusa yine Bikomagu arakuze fresh ntabwo yabungubu kumubonagana gutya ntabwo yajya gutangira mu hambere kino tugusaba gukora subscribe kuri iyo channel ya Kamedia TV share and like kugira dukomezanye nawe kandi ukomeze kugubwa neza ureba izo video zaba Bikomagu nk'aba abantu bagikenewe bakeneye ubufasha sorry gusa nyine gwagwa tuzabonana Bikomagu nta kibazo tuzongera duhure